kwikundira ibyo uhagazemo n'ibyo ukora. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Kugira ngo mutabaho umugayo, mwirinde umugayo, mwirinde kugawa. Abantu benshi bari mu Imana ko bariho n'umugayo. Abantu benshi buzuye amafuti, abantu benshi buzuye amakosa. Ariko uje kubwira ngo kosora ibyakosamye, gorora ibyagoramye, hagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, gendana n'Imana ucishije bugufi, kora byose kandi neza, kuko ibyo dukora tuzabihemberwa. Nasomye ijambo rirambwira mu byanditswe Yohana ngo Umwuka ati ye baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo bakoze gendanye nabo ibaherekeje. Ibyo ukora neza nibyo bizaguherekeza, ariko ibyo ukora nabi reka manze nkubwiye ntaho uzabigeza. Imana ishaka ko dukora byose tutitotombana, ahubwo turi mu rukundo. Imana ibagire neza. Urimo urakora ute muri kino gihe? Uri uhagaze gute? Haleluya. Imana itugire neza. Mbibutse ko turi hafi gutaha. Ndambwira ngo Yesu araje, Yesu ageze ku irembo, Yesu araje, arimo arakomanga. Arashaka ko tweza ingeso zacu, arashaka ko tumera nk'uko yaduhamagaye. Arashaka ko ntabwo wigeze uhamagarwa uzayobora korali, ntabwo wigeze uhamagarwa uzayobora itorero, ntabwo wigeze uhamagarwa uzaba umudiyakoni. Wahamagawe kuba umukristo, wahamagariwe gukizwa no gukora ibyo Imana ishaka. Ibyo uhagazemo rero ni icyizere Imana yakugiriye, igushyira mu murimo wayo, ariko utangiye kuwukora nabi, utangiye kuje nawo wasanzemo. Imana ikugire neza. Ndashaka guhanurira, nkubwire icyo Imana igushakaho. Irashaka gukora byose utitotomba, utatotomba na mugenzi bawe. Uwo muntu wikoreye urazamugeza hehe? Imana ashaka guhindura imico. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana irashaka guhindura ingeso zawe. Imana irashaka guhagarara mu mwanya yagushyizemo. Hari abantu benshi Imana ireba ntibabone aho yabashyize, igasanga barahavuye, igasanga umwanya yabateretsemo ntabwo bakiwurimo, barimutse. Hari abantu benshi barimutse. Bakunzi ba Shomo TV 195 tubafuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kugwa neza mu mwami. Njye muri kumva itonese ntirenganya inshuti yanyu akadasohoka, kandi ndabizenza ko namwe ndi inshuti yanyu, nawe mukaba inshuti yanjye. Imana rero nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Kubankurikira n'abankunda mbifurije amahoro y'Imana, nimugubwe neza mu mwami. Reka nsuze inshuti zanjye tuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu, ariko kandi ntibagiwe no mu mujyi wa Kigali, dore ko naho tuhabara nk'intara ya gatanu, ariko kandi tukongeraho n'intara ya gatandatu twita iy'abadiaspora. Abadiaspora ni aba mu bihugu bitandukanye mu mpande enye z'isi. Mwese twifurije amahoro y'Imana. Muri Afurika barahari, muri Amerika barahari, muri Aziya bariyo, mu Burayi bariyo, hose mwese mbifuje kugubwa neza. Bumva urimo tuvugamo, reka mvuge ngo nimugubwa neza. Hari abo tuziranye by'umwihariko inshuti zanjye. Reka nsuze Emery, ndamushuje muri Amerika. Reka nsuze na Theoneste Bazina aho ngaho muri Korea y'Epfo. Reka nsuze aho ngaho ni benshi, ndetse no mu Israel bariyo, muri Canada bariyo, impande zose, mu Uganda bariyo. Mbese reka mvuge ngo aho muri hose munkurikira, reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Reka rero tubane mu ijambo ry'Imana. Imana impaye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi n'isaha. Mwese rero reka mvuge ngo mugire amahoro y'Imana. Imana impaye ijambo kugira ngo turiganireho muri kano kanya, ariko kandi mbere yo kubivuga reka mbanze nsenge kugira ngo twinjirane mu ijambo ry'Imana. Tumaje gusenga, kuko ijambo ry'Imana riraturuta ubukuru. Ni ijambo rero tugomba gucira bugufi, kandi nyiraryo ahora yera, arashaka ko natwe twizwa. Imana rero bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Data, tugushimiye ko duhaye akanya ko kwegera kuvuga ijambo ryawe. Niyo mpamvu nsengeye abantu bagiye kunyumva muri kano kanya, kugira ngo ubahe guturisha umutima muri wowe, kandi barusheho kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo tuzamenye ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Tuzamenye ukuri ko kutubatura, kandi ukuri ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Ndasenze kugira ngo abantu banyumva bose bagire igoreza nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice byaho 2 ku murongo waho wa 14. niyo nifuza gusoma ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri kano kanya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ni itorero ry'Ifilipi, ibice byaho 2 umurongo waho wa 14. twumve icyo havuga. Imana ibaho umugisha. Amagambo avuga ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Nyerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Imana itugire neza. Nyamagambo yo tuganire mu kanya gato cyane mfite, kandi numva umwuka amata ngo tuganireho, ariko ijambo riravuga ngo mukore byose mutitotombana cyangwa se mutidodomba. Mu Burundi bavuga kwidodomba, ariko naha iwacu bavuga kwitotomba. Urumva rero ni amagambo abiri ko ajya gusa. N'Abarundi nabo turashuje mu izina rya Yesu Kristo, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari mu Burundi nyine, yaba n'abadiaspora bacyo baba hirya no hino, nabo batwumva. Imana iho umugisha. Ni ijambo rivuga kwidodomba, mutitotomba. Imana itugire neza. Umuntu yitotomba te ni ugukora ibintu udashaka, ni ugukora ibintu n'intege nkeya, ni ugukora ibintu usigana, ni ukwidodomba, ni ukwitotomba. Ariko Imana yavuze ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka. Oya, nta mpamvu yo kugishanya impaka. Impaka mujya n'iziki mu murimo w'Imana? Kanaka ntakwiye kuyobora, kanaka ntakwiye kuyobora, kanaka ntakwiye kuvuga, kanaka ntakwiye kuvuga. Twese twahamagawe n'Imana dushyirwa mu murimo. Nimba impano ari iyanjye, kuki wumva ntakwiriye kuvuga? Nimba ibyo nkora ari impano yanjye, kuki wumva ntabikora? Reka mbanze mbabwire abo tubyigisha ibitugu, abo twumva twasunika bakigirayo, reka mbanze mbabwire bazadutsinda ku munsi w'imperuka. Reka nkubwire ngo kora muri uguma mu mwanya wawe, urava mu mwanya wawe ukajya mu wundi. Turimo turabyigana, turimo turapfa ubusa, turimo turarwanira ubusa. Ariko reka mbabwire ngo mukore byose mutitotombana. Niko Pawulo yanditse, avuga ngo kandi mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo. Umurongo wa 15, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge. Ariko kandi ngo hagati yo muri iki gihe kibi cy'ubugoryi, ndashaka gutinda ku ijambo rivuga ngo igihe cy'ubugoryi, igihe kibi, igihe kigoryamye, igihe cyuzuye amafuti, igihe cyuzuye amakosa, igihe cyuzuye ubwenge bw'abantu, igihe cyuzuye za narige, igihe cyuzuye ni ngewe ugezweho, igihe cyuzuye ni ngewe wize, igihe cyuzuye ni ngewe. Usanga abantu benshi bikundisha ku bayobozi kugira ngo bemerwe, babaha inshingano, babaha imirimo. Oya, mva nkubwire ngo turi mu gihe cy'ubugoryi. Niko Pawulo yandikiye Abafilipi, ariko kandi ni ijambo ritureba natwe. Ni igihe cy'ubugoryi. Niko Pawulo yavuze, igihe kigoramye, ni igihe kigoramanze, ni igihe kigoramye cyuzuye ubugoryi bwinshi, ni igihe kigoramye. Kamaze mbabwire, ndi kugira ngo mwumve no jambo. Turi mu gihe kigoramye, ni igihe kigoramanze, kamvuge gutyo. Nujya mu bishyamba uzabona hari abantu, ujya mu ishyamba ugasanga ibiti byose biragoramanze, ugasanga igiti cyakuze kihetagura, muzayibona. Ugasanga aho kugira ngo igiti kikure gisororotse kiringaniye, ugasanga cyagiye kigoramanga. Turi mu gihe kigoramye rero, ntabwo igihe kigororotse,
ni igihe kigoramye, kandi n'abari muri ibyo bihe abenshi baragoramye, benshi baragoramye. Imana itubwire neza. Ikizakubwira umuntu wagoramye, reka mbikubwire, mfatire urugero kuri bagenzi bacu batari bamenya Kristo. Ikizakubwira umuntu wagoramye, azaba afite amashuri akomeye, afite amashuri yarize yaminuje, ariko kandi ntatinye kurara mu kabari kandi afite urugo. Ntatinye kurara mu kabari kandi afite urugo. Uwo muntu azaba yarize, afite ubwenge, afite ubumenyi, ariko yaragoramanze. Ugasanga umuntu yarize ariko kandi ntatinye gukubita umugore. Ugasanga umuntu yarize ariko umushahara ahembwa awumarira mu kabari. Aragenda akicara akabari kose akakarangura, akavuga ati uyu munsi ni akanjye. Ugasanga ahatsinze miliyoni, atashye kapa. Icyo ni igihe kigoramanze. Umuntu nawe aba yaragoramanze. Imana itubwire neza. Ariko reka mbabwire ngo reka tuve muri bene wacu tujye iwacu. Ugasanga natwe twaragoramanze. Hari abantu dufite bagoramanze mu mirimo. Imana itubwire neza. Usanga umuntu ngo batamuhaye mikorofone ngo ntabwo yaririmba. Si umuhamagaro niwe ufata mikorofone. Birashoboka ko yari umuhamagaro, ariko uba udafite mikorofone waririmba. Iyo utangiye kumva wakwivumbura umurimo, buriya uba waragoramanze. Imana itubwire neza. Ugasanga turimo turarwanira kubahwa. Ndavuze ngo iki kidakozwe ntibishoboka. Uzaba waragoramanze. Uzaba uri mu gihe kiguramye ko nawe ugoramiyemo. Imana itubwire neza. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo mugire uko mumera, muhinduke ibyaremwe, mumere nk'uko Imana ishaka ko mumera. Imana irashaka ko tumera gute? Imana irashaka ko dukora ibyiza. Imana irashaka ko twizera. Imana ishaka ko tuguma mu myanya Imana yadushizemo, umuhamagaro wacu tukawuhagararamo neza, tutabyigaho dusanzemo cyangwa se abadusanzemo, ahubwo tugakora byose tutitotombana. Ibintu byo kwitotomba mu byihurire, ibintu byo kwangana mu bireke. Mbibutse ko nta muntu wanguda uzajya mu ijuru. Imana itugire neza ko Yesu yavuze ngo ntawe ni mwene amasige cyese urukundo. Imana irashaka ko dukundana urukundo rw'abana b'Imana. Ariko kandi umwanditsi avuze ngo mukore byose mutitotombana. Imana ibagire neza. Usanga abantu barwanira mu murimo, ugasanga abantu barawusiganiramo, ugasanga abantu barawuryaniramo, ugasanga abantu barimo barawutikuranamo. Ugasanga umuntu yabaye mugenza wa mugenzi we, ugasanga maneko mu nzu y'Imana, ugasanga urimo uratanga raporo zigoramye, kuko nawe uzitanga uragoramye. Kanaka akora atya, kanaka avuga gutyo, ninde wabigutumye? Dukore byose tutitotombana, ahubwo dukore byose tutagishanya impaka. Imana nitugire neza. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo. Ndashaka kuvuga umugayo. Abantu benshi barakorera ku mugayo. Barakora bagawa. Ushobora kutagawa na mugenzi wawe, ariko ukagawa n'Imana. Ariko kandi usibye n'Imana, natwe ubwacu turagayana. Natwe ubwacu twuzuye amakosa. Ugasanga wihaye kuvuga mugenzi wawe yakagombye gukora gutya, uko adakora nk'uko ukora, arakora nk'uko yahamagawe. Wowe kumva yakora uko ushaka. Oya, ntabwo byakunda, ntabwo yakora uko ushaka. Ahubwo iyo ari mu muhamagaro we, akora nk'uko Imana ishaka. Ntabwo twese tuzakora nk'uko abantu bashaka, tuzakora nk'uko Imana ishaka. Ntabwo tuzagenda nk'uko abantu bashaka ko tugenda, ahubwo tuzagenda nk'uko Imana igenda. Kandi ugenda nk'uko Imana ikora, reka maze ubwire, ntabwo isitaza ushyira mbere ya mugenzi wawe, ahubwo buri muntu wese yumva ko uri umurongo w'ibyiza. Kandi Imana igusize igikundiro, buri muntu wese agukundira ibyo uhagazemo n'ibyo ukora. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Kugira ngo mutabaho umugayo, mwirinde umugayo, mwirinde kugawa. Abantu benshi bari mu Imana ariko bariho n'umugayo. Abantu benshi buzuye amafuti, abantu benshi buzuye amakosa. Ariko nje kubwira ngo kosora ibyakosamye, gorora ibyagoramye.
hagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, gendana n'Imana ucishe bugufi, kora byose kandi neza, kuko ibyo dukora tuzabihemberwa. Nasomye ijambo rirambwira mu byahishwe Yohana, umwuka ati ye baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo bakoze gendanye nabo ibaherekeje. Ibyo ukora neza nibyo bizaguherekeza, ariko ibyo ukora nabi reka manze nkubwiye ntaho uzabigeza. Imana ishaka ko dukora byose tutitotombana, ahubwo turi mu rukundo. Imana ibagire neza. Urimo urakora ute muri kino gihe? Uri uhagaze gute? Haleluya. Imana itugire neza. Mbibutse ko turi hafi gutaha, ndambwira ngo Yesu araje, Yesu ageze ku irembo, Yesu araje, arimo arakomanga, arashaka ko tweza ingeso zacu, arashaka ko tumera nk'uko yaduhamagaye, arashaka ko ntabwo wigeze uhamagarwa uzayobora korali, ntabwo wigeze uhamagarwa uzayobora itorero, ntabwo wigeze uhamagarwa uzaba umudiyakoni. Wahamagawe kuba umukristo, uhamagariwe gukizwa no gukora ibyo Imana ishaka. Ibyo uhagazemo rero ni icyizere Imana yakugiriye, igushyira mu murimo wayo, ariko utangiye kuwukora nabi, utangiye kuje nawo wasanzemo. Imana ikugire neza. Ndashaka guhanurira, nkubwire icyo Imana igushakaho. Irashaka gukora byose utitotomba, utatotomba na mugenzi bawe. Uwo muntu wikoreye urazamugeza hehe? Imana irashaka guhindura imico. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana irashaka guhindura ingeso zawe. Imana irashaka guhagarara mu mwanya yagushyizemo. Hari abantu benshi Imana ireba ntibabone aho yabashyize, igasanga barahavuye, igasanga umwanya yabateretsemo ntabwo bakiwurimo, barimutse. Hari abantu benshi barimutse, ariko kaje kubwira ngo Imana iragushaka aho yagushize. Ese niho ugihagaze cyangwa warahavuye? Imana ikugire neza. Garuka mu mwanya wawe. Muri byuze mukavuga ngo guma mu mwanya wawe, ibyiza biri imbere. Avuga ngo aho dusiganirwa ntiturahagera. Ndashaka kubwira ngo guma mu mwanya wawe, ibyiza biri imbere. Imana ishimwe. Ese umwanya wawe ntabwo kunyuze, urashaka umwanya w'abandi? Ese aho Imana yagushyize urumva hatakubereye, urashaka kujya hakubereye? Aho wumva hakubereye hari abandi habereye, ariko kandi reka maze nkubwire, urimo urishuka. Imana igushaka aho yagushyize, Imana igushaka mu mwanya yaguteretsemo. Imana irashaka gukora ibyo yagutegetse gukora, ibyo yaguhamagariwe. Imana itubwiye neza, ariko nje kubwira ngo kuki mwitotombana bene data, kuki mugishanya impaka bene data? Ntago muzi ko turi mu gihe kigoramye kandi cyuzuye ubugoryi bwinshi? Birashoboka ko wumva ari amahoro kandi wumva utuje unatekanye, ariko nje kubwira ngo ni igihe cy'ubugoryi kandi ni igihe kigoramanze, ni igihe kibi, ni igihe kimeze nabi. Inshuti yanjye mwene data, uri kurwanira ubuyobozi, uri kurwanira ijambo, uri kurwanira imirimo runaka, reka nkubwire, hari aho Imana igushaka. Hari ibintu dukora tutazahemberwa kubera ko twabikoze twitotomba, twabikoze tuvuyanga abo twasanzemo. Imana irashaka kuguma mu mwanya wawe neza, kubera ko ni igihe kigoramanze. Reka kugoramangana n'igihe, reka kugoramangana n'igihe, ahubwo kora imirimo y'Imana ugororotse. Kandi igihe nikigorama wowe ugororoke, kuko nibyo Imana ishaka. Kandi biratubwiye ngo tumenye neza ko turi amatabaza mu isi, turi amatabaza. Ese uritabaza cyangwa se warazimiye? Imana ikujye neza, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati yaba igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekera nk'amatabaza mu isi. Imana ishimwe. Nta magambo numva umwuka yampaye, nta bindi byinshi nyavugaho, ariko iki gihe cy'ubugoryi kigoramanze urimo urakigendamo gute? Kandi Bibiliya iravuze ngo tumenye ko turi amatabaza. Ni ukuvuga ngo uritabaza, nanjye nitabaza. Ese urimo uramurika? Mbibutse ko abakiranutsi nibo bamurikiye isi,
iki kintu reka nkivuge, ubundi isi icuje umwijima, isi yuzuye ijoro, ariko mbibutse ko abakiranutsi nibo bamurikiye isi. Imana iyo irebye umukiranutsi imubona nk'itara mu isi. Mbese uracyamuritse? Uzamurikisha iki? Imirimo myiza. Uzamurikisha iki? Ibikorwa byiza. Uzamurikisha iki? Imyifato myiza. Mbese uracyamuritse? Cyangwa nta bugoryi bwakugezemo? Cyangwa se natangiye kugura amanga? Nje kubwira ngo gorora ingeso zawe mu izina rya Yesu. Imana irashaka gukorana nawe, ariko igakorana nawe ugororotse, igakorana nawe utagura amanze. Imana irashaka kugendana nawe, ariko ikagenda nawe ugihagaze mu nzira. Abantu benshi bavuye mu nzira, bafite byinshi bagiyemo, ariko nje kuba ugaruka mu nzira mu izina rya Yesu. Umunsi umwe Pawulo ngo aza kwitegereza abo batangiranye umurimo, asanga ntibakiri kumwe. Yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 mu gice cya nyuma, atangira kuvuga bamusize mu murimo, tangira kuvuga bamuhanye, tangira kuvuga bamutera umugongo, tangira kuvuga arabandika bose. Ariko ageze kuri Dema, avuga ngo Dema yaransize kuko akunze iby'iki gihe bya none. Abantu benshi bakunze iby'iki gihe, kandi asobanura n'aho yagiye. Dema yagiye gushaka zahabu, Dema yagiye gucukura isi, Dema yagiye mu birombe, ata umurimo w'Imana, ava mu nshingano. Imana itugire neza. Ubu asiga Pawulo mu murimo arigendera. Ntabwo mvuze abandi, ariko mvuze Dema, kuko iki gihe tugezemo abantu bakunze isi, abantu bakunze iby'isi, abantu bakunze ubutunzi, abantu bakunze inyungu kurusha umurimo w'Imana. Ariko nje kukubwira ngo Imana irashaka kuba mu murimo neza, ugahagarara mu mwanya wawe. Imana ishimwe. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Ni igihe Shitani arimo arakururira abantu mu gushaka ubutunzi kurusha gushaka Imana. Arimo arashaka, ugasanga umuntu yakubwiriza ubutumwa bwiza, atagetinga amafaranga bari bumuhe y'itike. Ni akazi, agenda nk'akazi, kavuga ati ndakura 10,000, ejo hano nzakura 10,000, nzarya biri mbika ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ari mu murimo, ariko afite target y'ibyo ari bukuremo. Si uko Imana duhamagaye. Imana ishimwe. Baravuze ngo ho muzagira bakabakira, murya ibyo babahaye. Hari n'ikintu gihe kize kubaho umuntu agahamagara akavuga ati ninza aho ngaho ndamara isaha, cyangwa se ndamara iminota 30 murampaya nayo. Ibyo byigize kubaho, ariko kandi ibyo ntabwo bikiriho. Turi mu gihe kigoramye, mu gihe cyuzuye ubugoryi. Imana ibagire neza. Ariko ndashima Imana ko byavuye, ariko ngo byavuyeho byanga byakunda umuntu haguruka afite target yari butahane, afite amakuru yaho agiye batanga. Turimo turakura Imana mu mibare. Oya, kura mu mibare, kurora Imana witanze. Imana izakugororera, Imana ihimbazwe, Imana izakubeshaho. Va mu mibare, korera Imana. Va mu mibare, va mu butagetinga, va mu kwiba, va mu busambo, va mu kugura amanga. Korera Imana, uzuye umwuka we no kwizera. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ngo nimuhindure ingeso, muhindure ibikorwa, kuko Imana irashaka ko tuyikora tutaryarya. Imana irashaka ko tuyikorera turi mu mwuka. Imana irashaka ko duhagara mu gihe cyacu tutagora amanze nk'uko cyo kigora amanze, tutagora iryamye nk'uko cyo kigora iryamye. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi bwinshi, Imana duye kwikorera, kandi tuzi neza yuko tuzagahemberwa ibyo twakoze. Imana ishimwe. Rero ijambo Pawulo yandikiye Abafilipi, Imana rero ibafashe kuryumva no kurisobanukirwa. Ndashaka kuvuga ngo ni igihe kigoramye, ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe kibi turimo, ariko Imana irashaka ko twitandukanya n'ibibi, ahubwo tugahagarara mu gukiranuka no kwera, kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Wowe wifashe gute muri iyi minsi? Wowe uhagaze gute muri iki gihe? Urabona kimeze gute? Urabona isi igeze hehe? Urabona wakwifata ute? Mbese ukuri kugumeza kumera, cyangwa urahindura ingeso zawe? Nje kukubwira ngo hindura ingeso zawe, hindura imikorere yawe, ko Yesu arashaka ko
wongera ugakizwa, wongera ukizera, kandi wongera ugahagarara mu mwanya yagushyizemo. Barayembayembye irababura, abantu Imana yarababuze, kandi babaye babura bahari, kubera ko ntabwo uri gukora ibyo yaguhamagariye. Ntabwo Imana iri kubona mu murimo. Imana itubwe neza, kamwe nahishuriwe, iyo tugeragejwe tukarwanyizwa mu muhamagaro Imana duhaye. Ndashaka kubabwira ngo hari abantu bakorera abandi batabizi. Wowe wataye umuhamagaro wawe ujya kurwanira wa mwene so, aho ngaho uhagaze mwibutse ko atari uzahemberwa, ahubwo wahakuye niwe uzahemberwa. Imbere y'Imana hari izina rye, ntabwo hari izina ryawe. Jya mu muhamagaro wawe, jya mu murimo wawe, jya mu mwanya wawe, ariko kandi kuva mu mwanya wawe ukajya kurwanira uw'abandi, mwibutse ko urimo urakorera uwahamagawe, urimo urakorera uwo wasimbuye. Hari abantu benshi bazabura ingororano z'imirimo yabo kubera ko barwaniye imihamagaro itari iyabo, barwaniye imyanya itari iyabo, bagakora ariko ntibazayihemberwe. Rinihishurirwa nagize, ndashaka kubwiza ukuri, nimba ibyo urimo urakora hari umuntu warwanyije ukayimukuramo, ubu niwe uzabihemberwa, uzandikirwa 0. Imana itubwire neza. Bamwe bararwanira kuba abantu bakubwire ibyo uri kurwanira, urimo urahirika abo Imana yabihamagariye, reka ngo uzayibonamo intambara. Ariko kandi imbere y'izina, imbere y'Imana hari mu izina ry'uwo wimuye muri uwo murimo, hari mu izina ry'uwo muntu wahiritse. Nugera imbere y'Imana uzasanga utarigeze ukora, ahubwo uzasanga umwanya wawe harimo 0, usange hari uwo wakoreye kandi wibwira ko wakoreraga Imana. Niki gituma turwanira imyanya itari yacu, iki gituma turwanira imihamagaro itari yacu. Ntambara twikurura n'iziki, wahagaze mu muhamagaro wawe ko Imana izakubashisha ukawukura neza, nta n'umwotsi ukunuka. Imana itubwire neza, twirinde kuguramanga nubwo igihe kiguramanze, twirinde kuguramanga nk'igihe nubwo igihe cyuzuye ubugoryi. Twirinde ubugoryi, ahubwo dukorera Imana, mbibutse ko izaduhemba. Igihe nikigera ngo abakozi bose bazataha, ni ku muririmbyi aririmbye avuga ngo kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze neza. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze neza. Nta kindi duharanira no kuzahemberwa nijoro, nta kindi duharanira no kuzasoza urugendo rwacu neza, nta kindi gituma tuguka, ni ukugira ngo Imana izatwakire. Kandi mbibutse ko igihe cy'isarura kirageze, abakozi bose bari hafi gutaha, ariko kandi uzatahana uyihe iminyago. Genzura ibyo uhagazemo, nimba hari abo utabyambuye. Reka mvuge ijambo, genzura mu byo uhagazemo witwa kuri gukora, urebe ko hari utabyambuye. Nusanga hari uwabyambuye, urimo urakorera 0, urimo urakorera 0, kandi nicyo gituma uhuriyemo n'intambara zidashira, urimo urahuriramo n'intambara z'udaca. Aho ngaho uhagaze sahawe, jya mu mwanya wawe. Nujya mu mwanya wawe uzawukorera mutuje, kandi Imana izagukikira. Imana ihimbazwe. Suye muri umurongo uvuga ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Imana ibahe umugisha. Ni amagambo mvuga nshaka kugira ngo tuganire, ariko kandi reka mbabwire ngo abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi tugomba kubamurikira. Ariko se nagusanga uri gutukana, we ari umutukanyi, ntazavuga kuri mwene wabo. Ese nabona wambaye ubusa, za menure mujya mwambara nawe azambara, ntazavuga kuri mwene wabo. Ese nabona ukora amanyanga nk'uko nawe yakora, ntazavuga kuri mwene wabo. Ese nakubwira amagambo ukikiriza ukayashima, kandi ari amagambo apfuye,
ntazakwita mwene wabo. Ese uwo muntu wamuhinduza iki? Mana tubwire neza, dukwiye guhinduka mu mivugire, tugahinduka mu mikorere, tugahinduka mu myambarire, tugahinduka mu migendere, tugahinduka mbese hose tukaba abantu bahindutse, tukaba abana b'Imana. Imana ishimwe. Tukitandukanya n'ab'iki gihe cy'ubugoryi, n'abari muri iki gihe gipfapfanye kigura amanze, twebwe tukagororoka, ahubwo abantu bakabona imirimo myiza dukora, bagahindukira umwami akabakira. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Pawulo hari aho ugeze kugera mu ivugabutumwa, ariko kandi akaba atemerewe kugira ikintu avuga bitewe n'imyumvire y'abaho hantu. Arangije ngo afata ikanzu yandikaho hano imbere avuga ngo umusazi, avuga ngo njyewe ndi umusazi, abyandika ku ikanzu yari yambaye, kuko yumvaga tuvuga ubutumwa ngo bikunde, yandikaho ngo umusazi. Ngo agaca mu muhanda cyangwa se mu mujyi, ngo abamuturutse imbere bareba ko ari umusazi, yiyanditseho ko ari umusazi, ngo bagahita bakebera bakamuhunga ntibamwegere. Ariko noneho ngo inyuma mu bitugu yari yaranditseho ngo umusazi wa Kristo, umusazi wa Yesu. Haleluya. Ngo nuko kubera ko kuvuga Yesu bitari byeme muri uwo mujyi, ngo bahindukira ngo barebe wa musazi ko yaba yabakurikiye cyangwa se barebe ko ameze, ngo bagahita basoma ngo umusazi wa Kristo. Haleluya. Izina ry'Imana riramamara, nubwo iryo zina ritari ryemewe kuvugwa, ariko barisomaga mu nyuguti ngo umusazi wa Kristo. Haleluya. Dukwiye kwerura tukabasazi ba Kristo, tukabasazi b'umwami Imana, tukaba abantu bagororotse mu nzira zo gukizwa, tugahindurira abandi gukiranuka dukoresheje ingeso zacu, dukoresheje imvugo zacu, dukoresheje imico yacu, dukoresheje imyambarire yacu, dukoresheje amagambo yacu, dukoresheje imigendere yacu.